iki nicyo navukiye kandi nicyo cyanzanye mu isi, ni ukugira ngo mpamye ukuri, uw'ukuri wese yumva ijwi ryanjye. Christ kingdom does not expand in conquering, yet in spreading love of God, grace of God, salvation. Ntago ubwami bw'Imana bwaguka habayeho yuko tugiye kwigarurira imisozi, ninjye mu business wa mbere, ni man wa mbere, nitwe ba businessmen ba mbere, nitwe muri education tuyoboye, nitwe muri media tuyo. Ntago ariko nguko ubwami bw'Imana bukora. Ubwami bw'Imana nuko bwaguka, ntago bwagukira muri uko gufata utwo dusozi n'imisozi nkuko bivuga, ahubwo bwagukira mu Yesu aramubwira ngo get thee behind me, mvi nyuma Satan, get thee behind me Satan, for it is written, ngo kuko byanditswe. Mvi nyuma, abanje kubwira inyuma kuko handitswe, mu yandi magambo bigiye kuza nibyo bigusubije inyuma. Imvugo binyuma kuko mfite impamvu yo kugukura inyuma yanjye, mfite impamvu yo kukubwira mu magambo uri kunyongorera. Dore impamvu. Ni umudokiteri hano mu Rwanda, ndagisoma nsanga harimo iyo misozi 7 ivuga ngo muri chapitre ya 5 y'iki gitabo aravuga ngo ngenekereje aravuga ngo imisozi 7 y'ububyutse bw'itorero rya Kristo. Ndabona hariho n'iki cyanditswe mu minsi y'imperuka, umusozi wubatsweho inzu y'Uwiteka uzakomerezwa mu mpinga z'imisozi, ushyirwe hejuru usumbi yindi, kandi amahanga yose azawushikira. Ndibaza ndavuga nti ese koko ibi bintu birashoboka? Turahera ku murongo wa 7. Umutwe w'amagambo uvuga ngo Yesu ageragezwa na Satani, nuko numpfukamira ukandamya buriya bwose buraba ubwawe. Turahera ku murongo wa 5. Umwanzi aramuzamura amwereka ubwami bwose bwo mu isi mu kanya gato. Wibuke ubwami bwo mu isi nabwo buhagaze kuri izi 7 mountains, cyangwa se izi 7 pillars, cyangwa se izi 7 mandate, cyangwa se izi 7 molders, cyangwa se izi 7 sharpers, cyangwa se izi 7 systeme y'isi, systeme mondaine nkunda kuvuga, iyoboye isi izamumira. Hari ibyo atazakora ndetse ari byiza. Amavuta TV. Bakunzi b'Amavuta TV, turabaramukije cyane aho muri hirya no hino hatandukanye. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe, umugisha Uwiteka atanga akomeze kubomaho muri gahunda murimo zigiye zitandukanye. Ndagushimiye wowe wafunguye iyi video ukaburebye iki kiganiro, kandi wowe wakoze subscription. No kuri ni byiza kandi by'igiciro cyinshi kugira ngo ubutumwa bashe kugera kuri bose. Kandi ukoze like kuri video bari byiza cyane, kora like ni byiza cyane, hanyuma ukore na share ubisangiza abandi. Reka rero umucyo wa Yesu Kristo utembere mu buzima bwawe, utembere mu buzima bwawe. Umucyo wa Yesu Kristo urasire ubuzima bwawe, ahari umwijima mu buzima bwawe habashe kuzura umucyo wa Yesu Kristo. Uyu munsi tugiye kuganira rero, turaganira kuri iyi ngingo ngiye kubabwira. Ingingo ni iyi. Ingingo ni ingingo ivuga ku misozi 7. Ese imisozi 7 ni kinyoma? Inyigisho y'imisozi 7 ni kinyoma? Iyi ni imwe mu nyigisho zagiye zisakara cyane gana mu mwaka wa 2013 cyane, bwo zatangiye kugenda zumvikana cyane mu isi nzima. Izi nyigisho z'imisozi 7 rero bazita 7 mandate, cyangwa se 7 mountains, cyangwa se 7 mountain of influence. Ibyo ngibyo byose 7 mountains of influence ni nyigisho, cyangwa se navuga ko ari nka doctrine, navuga ko ari nk'iki. Ni nyigisho yatangiye kugaragara cyane mu gitabo cyitwa Invading Babylon, cyangwa se gutera Babyloni. Yazanywe n'umugabo witwa Lance Warno, ndetse afatanyije n'uwitwa Bill Johnson, bandika igitabo nyine bise Invading Babylon. Iyi Invading Babylon cyangwa se Envahir le Babylon ni igitabo abantu benshi bakunze, ndetse gisamirwa hejuru n'abo mu idini rya Gipantekote n'abakarismatike, bose barabyataka, baravuga bati wow, iki gitabo kirarenze cyane. Iyi misozi 7 ni inyigisho cyane nanone ivuga kuri mu cyongereza bavuga ngo ni strategy of modern evangelism, of enlarging Christ kingdom
strategy of modern evangelism of enlarging Christ kingdom, cyangwa se ngo namayeri n'uburyo bugezweho bw'ivugabutumwa bwo kwagura ubwami bw'Imana. Kibaza se ubwami bw'Imana babwagura gute? Wenda muranatubwira ubwami bw'Imana babwagura gute? Kubwagura, expanding cyangwa enlarging ubwami bw'Imana, abandi bazita 7 pillars cyangwa se 7 shapers cyangwa se 7 molders, n'imvugo bagenda bavuga ariko byaturutse kuri umugabo Lance Warnon ndetse na Bill Johnson. So muri iki gitabo cyane banditse 2013 Invading Babylon. Ni inyigisho akenshi zigaruka ku misozi 7 zivuga yuko buri mukristo agomba kugira imbaraga cyangwa se agomba kudomina ku misozi 7 bitewe n'umusozi umuntu abarizwamo. Umusozi wa mbere baravuga bati isi muri rusange iri classifié cyangwa se igabanyijemo imisozi 7 aho abantu bagiye bahagaze. Umusozi wa mbere bavuga ko ari education cyangwa se education. Iyi education bavuga yuko umuntu aba ari mu burezi. Abantu benshi atari abarezi cyangwa atari abanyeshuri, atari abarimu, atari aba professeur mu bintu runaka mu burezi, aba bari ku musozi wa kabiri. Umusozi wa kabiri bakawita religion. Abandi bari mu madini, ni umusozi w'idini, kuvuga idini runaka. Umuntu baba mu myizerere runaka. Umusozi wa gatatu ni umusozi bita famille. Abantu ba muri famille, ni umugabo, ni umugore, ni umwana, barizwa mu muryango, ni umusozi babamo. Umusozi wa kane bakavuga ko ari umusozi wa business. Utari mu famille cyangwa utari muri uwo musozi uri muri business, abantu bari occupé n'ubucuruzi, cyangwa se aho muri famille akaba ari umuntu wandika ku bintu byerekeye n'uburezi cyangwa se udilinga n'ibintu by'uburezi. Umusozi wa kane nari mbabwiye ni business, ba mu bucuruzi, ushobora gucuruza agataro, ucuruza ibimamiyo, ucuruza imyeyo, ucuruza imbabura, ucuruza amabutike, ucuruza amangazini, cyangwa se ucuruza ibibanzo, ucuruza za cyamunara n'ibindi bigiye bitandukanye. So ibyo byose rero bakavuga yuko iyo utabariza kuri uwo musozi nanone w'ubucuruzi mu isi ububa ku musozi wa gouvernement cyangwa se military cyangwa se ibintu bya gisirikare runaka, cyangwa se iyo utaba mu byerekeranye na government cyangwa se gouvernement cyangwa se government. Government bavuga yuko hariho aba politiciens birumvikana, cyangwa se politicians. Aba politiciens n'abanyapolitike, umuntu akaba ari gitifu umurenge, ukaba ari guverineri w'akarere runaka, cyangwa se uyobora commune runaka, uyobora intara runaka, uko uyobora bitewe n'inyito z'ibihugu bigiye bihari, nk'abakoresha za bihugu biri francophone za Cameroun n'ahandi usanga ari amakomine runaka, cyangwa se mu France muri komine runaka. Ibyo byose ariko bikagaragaza yuko umuntu aba ku musozi wa politique. Ushobora kuba umu president cyangwa se uri politologue, umu specialiste muri politique. Ibyo byose abantu bakaba bari muri politique. Umusozi wa gatandatu ni umusozi witwa arts and entertainment. Ni ukuvuga ngo uba ugomba kuba iyo umuntu atari muri ibyo ngibyo n'isi uhugiye mu bintu by'imyidagaduro. Kanaka yakoze indirimbo, kanaka n'umu MC, kanaka n'umu entertainment ni nko kuruhura umuntu, imyidagaduro, n'ubugeni, gushushanya, umu artiste runaka, umuririmbyi wa hip hop, umuririmbyi wa rap, umuririmbyi wa R&B, umuririmbyi wa pop. Izo njyana uba muri korali, uba muri ibyo byose ni entertainment. Uba muri entertainment cyangwa se uba mu mikino y'umupira w'amaguru. Ibi bintu byose by'imikino n'imyidagaduro mu Giswahili babyita ngo michezo na burudani, ni kuvuga sport and entertainment. Akenshi usanga no mu bihugu bigiye bitandukanye hari ibihugu biba bifite ministeri yitwa ministeri ya siporo n'imyidagaduro, Ministry of Sport and Entertainment cyangwa se Arts and Entertainment. So iyo atari Arts and Entertainment aba ari Sport and Entertainment. So abo bantu bakabarizwa aho ngaho. Ikindi cyiciro mu isi uzasangamo abantu ni byerekeranye media.
no kuba nitangazamakuru. Umusozi wa karindwi ni umusozi w'itangazamakuru, abantu bakabanyamakuru rutura bazwi bari aho ngaho kubera ko bavuga, abantu bakabumva, akavuga turi hano umunyamakuru runaka sesengura inkuru za politike, uyu umunyamakuru wa sport rwose, ni umunyamakuru ari ku musozi wa media arasesengura ibintu bya sport akabivuga neza, undi ati uyu nguyu ari mu bintu by'iyobokamana, uyu nguyu ari mu bintu nk'ibi runaka, akaba ari wa muntu ariko wabimetrije ubyumva neza cyane, ukavuga ati kabisa dukeneye umunyamakuru w'imyidagaduro haza kanaka, arakubwira amateka y'ibi bintu, aragusobanura uburyo umuziki ugezweho, aragusobanura uburyo yakira abahanzi runaka. Ibyo byose rero bakavuga yuko abantu mu isi bose bari classé, they are classified kuri iyi misozi igera muri 7. nuko twahereye kuri education, dukurikizaho religion, dukurikizaho famille, dukurikizaho business, dukurikizaho gouvernement, dukurikizaho entertainment ndetse na arts, dusoreza kuri media. Ibyo byiciro nibyo abantu baba. Bill Johnson ndetse na Lance Warno bakavuga bati aba bantu aha hantu hose tugomba kuhageza ubwami bw'Imana, cyangwa abantu bagomba kumva Kristo bakamwumva kabisa kuri iyi misozi 7. Nicyo kintu rero bagiye bagenderaho bavuga bati, ndetse banagenderera ku cyanditswe kiri muri Yesaya ibice 2, igitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice 2 umurongo wa 2, je pense que ni umurongo wa 2, igitabo cy'umuhanuzi Yesaya, umwe muhanuzi bakomeye babayeho, ibice 2 havuga ngo the mountain of the Lord. Igice cya 2 aravuga ngo, igice cya 2 cy'umuhanuzi Yesaya umurongo wa 2, and it shall come to pass in the last days, and it shall come to pass in the last days that the mountain of the Lord's house shall be established in the top of the mountains and shall be exalted above the hills, and all nations shall flow unto it. Bibiliya y'ikinyarwanda ikavuga ngo mu minsi y'imperuka umusozi wubatsweho inzu y'Uwiteka uzakomerezwa mu mpinga z'imisozi, ushyirwe hejuru usumba iyindi, kandi amahanga yose azawushikira. Nuko mu by'ukuri ntago tubona precisement uyu musozi w'Uwiteka uko barimo barawerekana, ese ni umusozi w'iyi misozi itandukanye, niho bagiye bakura iki cyanditswe, ariko mu by'ukuri nta hantu bagaragaza precisement mu buryo bweruye butomoye yuko iyi misozi igera muri 7 ikomoka ngaha. Gusa wajya kureba ukabona ni inyigisho yagiye ikunda kwigishwa, ibyo aribyo byose wenda no mu itorero ryawe byarahageze, hari no mu abapastori bagiye bayigishaho cyane ibintu. Nigeze kwicara ndatekereza ndavuga, ariko se ibi bintu koko birashoboka? Nza kubona igitabo cy'umukozi w'Imana umwe, ni umudokiteri hano mu Rwanda, ndagisoma nsanga harimo iyo misozi 7, ivuga ngo muri chapitre ya 5 y'iki gitabo aravuga ngo ngenekereje aravuga ngo imisozi 7 y'ububyutse bw'itorero rya Kristo. Ndabona hariho n'iki cyanditswe mu minsi y'imperuka, umusozi wubatsweho inzu y'Uwiteka uzakomerezwa mu mpinga z'imisozi, ushyirwe hejuru usumba iyindi, kandi amahanga yose azawushikira. Ndibaza ndavuga nti ese koko ibi bintu birashoboka? Umuntu ashobora kuba au top akaba umuntu uri hejuru cyane muri education, ari umukozi w'Imana muri education y'isi. Ese koko birashoboka ko umuntu ashobora kugera mu rwego ari umunyedini ku musozi w'idini wa mbere uri au top kuri iyi si, akigaragaza nk'umukozi w'Imana kandi akagira influence ikomeye, akabaho ategeka iyi si? Birashoboka, ayiyoboje birumvikana umwuka w'Imana. Ese birashoboka ko yaba umucuruzi rutura wa mbere kabisa ukomeye mu isi, ukavuga ati ni umugwiza atunga nkuko bimeze ba Mansa Musa babaye muri za empire malienne, cyangwa se aba ba Jeff Bezos, cyangwa se ba Bill Gates, cyangwa se abitwa aba bakire bagiye batandukanye bariho ba Mark Zuckerberg, ndetse n'aba baherwe bandi batandukanye bari mu isi muri rusange, aba bajya ku kwezi ubungu bugezweho no bita Jeremy wa mugabo ujya ku kwezi muri za bakora bintu bya Elon Musk. So Elon Musk ese birashoboka babakire abo
ko umuntu ashobora kuba kudomina koko ari kuri uyu musozi wa business. So gouvernement birashoboka ko uyu muntu yaba ari umupresident wubaha Imana ku rwego rudasanzwe, akaba ari au top, akagira influence muri gouvernement y'isi cyangwa se muri zira za assemblée générale zo muri za UN cyangwa se zo muri zo muri ONU, umuryango mpuza ibihugu, runani rw'ibihugu. Birashoboka ko uyu muntu ashobora kudomina ari muri iyo entertainment, akaba mu entertainer wa mbere. Ibyo bibazo nagiye mbyibaza cyane cyane cyane, namwe muraza kumbwira ese koko ibi bintu birashoboka. Tuzi yuko ikintu cya mbere tugiye kubibona tukoresheje Bibiliya, tuzi yuko ikintu cya mbere gikomeye mu by'ukuri Yesu ntabwo yigize aturaga iyi si, kuraga umuntu, umurage, aturaga iyi si. Ndetse abigishwa ubwo yasubiraga mu ijuru bifuje ko yajyana nawe, arabasengera isengesho rya kabiri rikomeye muri Yohana ibice 17, arabasengera avuga ngo data, sinsabye ngo ubakure mu isi, ahubwo ubarindire mu isi, ubarindire mu izina wampaye. Kuva ku murongo wa 11 n'uvuga ngo bashobora kuba ari nka 17 cyangwa se 11 muri Yohana ubutumwa bwiza ibice 17. So aravuga ngo ubarindire mu izina wampaye, kandi arababwira ngo mbatumye, mu bindi bice agenda babwira ngo mbatumye muri nk'intama hagati y'amasega, mugira ubwenge nk'ubw'inzoka. Atangira kugenda ababwira uburyo isi ari evil, ni isi mbi, ni isi igoye mu by'ukuri. So ibyo byose rero ukareba ese izi nyigisho mu by'ukuri z'imisozi 7 ni ikinyoma, ese zirashoboka cyangwa se ni ibintu biri utopique? Ari byo mu Gifaransa umugari nakuze bavuga ngo ni bakuna kuvuga adage imwe ivuga ngo construire les châteaux en Espagne, construire les châteaux en Espagne, ngo ni nko kubaka za nzu, amashato cyangwa se za villa muri Espagne. Sinzi nimba wenda ibibanza hari byari byarashize, mutubwire inkomoko wenda ku bantu babaza ku kantu gatoya. Tibaze se ibi bintu birashoboka? Ibi bintu birashoboka ko uyu muntu ashobora kudomina, yadomina, byaba byiza pe, akagira na influence. Ariko bakavuga bati izi strategy cyangwa se strategy of modern evangelism zigamije mbere na mbere to enlarge kingdom of Jesus Christ in the world, ngo zigamije kwagura ubwami bw'Imana mu isi. Iyi mvugo ngewe iyo nyumvishe cyane mbere na mbere ndikanga, ese ubundi kwagura ubwami bw'Imana njye nanabyumva abantu reka tujye mu murimo w'Imana tujye kwagura ubwami bw'Imana. Ubundi ubwami bw'Imana buraguka. Umwana w'umuntu afite imbaraga zo kwagura ubwami bw'Imana? Umwana w'umuntu afite imbaraga zo kwagura ubwami bw'Imana koko? Ese ubwami bw'Imana babwagura gute? Ni igihe abantu bamaze gukizwa, ni igihe abantu benshi bari kuza kuri Kristo, ni ku bwami bw'Imana abantu bagizemo uruhare kugira ngo bwaguke. Ese ninde wagura ubwami bw'Imana? Ni Imana nyirizina cyangwa n'abantu babaye abakozi b'Imana? Icyo kintu nacyo wenda yaba ari indi deba, ariko nabyo ni byiza kugira ngo abantu benshi bakizwe. Biravuga ngo icyo Imana ishaka nuko abantu, Paulo yabyandikiye no bari Timote, aramubwira ngo icyo Imana yifuza nuko abantu bose bakizwa bakamenya ukuri. Ariko tunibukiranya ko birumvikana of course iyo ubwirije umuntu akaza ni byiza, yiyongereye mu bakizwa, itorero rikomeje gukura, ni byiza. Daniel nibyo arabivuga ngo abahinduriye benshi ku bukiranutsi bazaka nk'inyenyeri, niko agenda bivuga n'ubwo wenda mu Cyongereza bavuga mu yindi context kandi nayo isa nk'iyenda kuzuzanya niyo, ariko bisa nkaho nanone bitari ibyo ngibyo nkakora dukunda kubivuga mu Kinyarwanda. So kwagura ubwami bw'Imana, Kristo muri ubu bwami ni umwami mu by'ukuri uganje, kandi niwe bwami. Nuko ngo byose biremeye muri ubwami bw'Imana ni Kristo. Mu yandi magambo, he is a king in the domain, ni kingdom nuko ngo king and his domain, or king in his domain. Ni umwami ariko muri territoire ye, mu bwami we. Noneho ni umwami akaba n'ubwami.
Yesu avuga iki? Aravuga ngo nimujya mukora nk'ibyo ngibyo. Mu mavanjiri ye agenda bivuga ngo mujye cyose dukora ivuga butumwa, abantu bakaza kuri Kristo, abantu bagakizwa, abantu bakamuyoboka. Ariko wibuka aranavuga ngo kuko ntawuza kwa data atari nge mureheje. Mu yandi magambo, kugira ngo uze no muri ubwo bwami nuko umuntu aba yateguye, nuko Kristo aba yamaze gutegura umutima w'uwo muntu. Kwanga umutima w'uwo muntu wamaze kuba prepared, wamaze gutegurwa, umurima wamaze gutegurwa. W'icyo ukeneye ni ukubiba imbuto. washyiramo imbuto umuntu akaza. Mu yandi magambo ngo tujye tuvuga yuko turi abakozi b'imburamumaro mu gihe ibyo byose byamaze gukorwa. Kristo ni umwami kandi Kristo ni ubwami. Imana ishimwe cyane. Kristo ni umwami kandi Kristo ni ubwami. So za manevre n'ibindi bintu byinshi n'amastrategie, hari igihe rimwe na rimwe usanga umuntu arimo arakora akazi ke agakora n'akazi k'umwuka wera. Mu yandi magambo, hari ibyo mwabonye ku isanduku umugabo wagiye kwiramira uza n'iki. Rimwe na rimwe ibintu byose dukora twakagombye kuyoborwa n'umwuka w'Imana, kuko niwe mwami mu bwami kandi niwe bwami. Byose byaremwe n'uko umwanditsi w'Abakolosayi abivuga, Paulo agenda abivugaho mu gice cya mbere, ndumva avuga ku gitabo cy'Abakolosayi. Hanyuma rero ni byiza kubwiriza, ni byiza. Ikibazo nuko muri uko kugira iyo mitekerereze cyane yo kwagura, n'igihe wagura idini ryawe ukavuga ngo urimo uragura ubwami bw'Imana, kuko akenshi na kenshi utahishuriwe Kristo urwanya Kristo, uzi ngo uri gukorera Kristo, ndetse ukora amakosa muri Kristo, uzi ngo urimo urakorera Kristo, ukagira ishyaka. Paulo aravuga ngo ndabahamya yuko bafite ishyaka ry'Imana ariko ritava mu bwenge. Niko yandikiye Abaroma ibice 10 umurongo wa 2 n'uwa 3. Aravuga ati icyo nsabira abisirayeli nuko bakizwa. Ndabahamya yuko bafite ishyaka ry'Imana ariko ritava mu bwenge. Rimwe na rimwe niyo mpamvu tukwiye kugira ubwenge mu byo tuba turimo muri rusange. Abakolosayi igice cya mbere, Paulo abandikira, reka dore ku murongo wa 15. Biravuga ngo ni nawe shusho y'Imana itaboneka, niwe mfura mu byaremwe byose, kuko muri we arimo byose byaremewe, ari ibyo mu ijuru cyangwa ibyo mu isi, biboneka n'ibitaboneka, intebe z'ubwami n'ubwami bwose n'ubutware bwose n'ubushobozi bwose, niwe wari biremye, kandi byose rero ni nawe byaremewe. Yabanjirije byose kandi byose bibeshwaho nawe. Niwe mutwe w'umubiri, niwe torero kandi niwe tangiro, ni imfura yo kuzuka mu bapfuye, kugira ngo abe uwa mbere uhebuje byose. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Now, rimwe na rimwe hari igihe tugira ishyaka, ariko ishyaka ritarimo ubwenge, tugashaka amastrategie yo kuna amadini akura, y'ukuntu twa growinga ama channels yacu, twa growinga ibintu byakura, ibintu byavugwa, ibintu umuryango mfite, association mfite, ministeri mfite yo kujya gukora ibi n'ibi, abarwayi, yo kuririmba, umurimo wanjye wivuga butumwa ugashyiramo imbaraga nyinshi, ariko mu by'ukuri ugasanga ni wowe uri gukora, si Kristo uri gukora muri wowe, si umwuka wera uri gukora muri wowe uri kubigukoresha. Nubwo byitwa ko ari ibintu by'Imana, ariko ugasanga ni wowe uri kubikora nkawe, hatabayeho guidance, hatabayeho kuyoborwa n'umwuka wera. Icyo gihe rero ni wowe uri gukora, ntabwo ari we uri gukora. Icyakora witwikiriye ibintu bye, wowe urimo urakora nkawe. So ni byiza rero kugira guidance mu bintu by'Imana. Turacyari kuri imisozi 7. Ese iri topic iri realizable, iri illusion, ni ibintu bitabaho cyangwa se bibaho? Namwe muraza kugenda mutubwira. Birashoboka ko umuntu ashobora kudomina kuri iyi misozi igera kuri 7 yose akaba au top. Kumva umunyamakuru wa mbere ukomeye muri iyi si ni umukristo, kandi arepresenta Kristo kuri uriya musozi. Umunyapolitike wa mbere ukomeye ni umukristo, kandi arepresenta Kristo kuri uriya musozi. Umucuruzi wa mbere mu isi, umuherwe, umutayikuni, ubundi harawo bita umukire, umuherwe n'umukungu. Twagiranya nko mu cyongereza wita rich, tycoon and businessman, wenda niko navuga hari. Umukire harabo bita, iyo ugeze ku rwego rwabo bita abatayikuni, nabo bita abagwizatunga. Nuko abagwizatunga Abarundi n'ubashobora ko ari nk'ijambo nanone twatiye mu Kirundi. Abagwizatunga nabafite amafaranga batanazi ku makonti yabo.
birashoboka ko uyu mugwiza atunga wa mbere yaba umukristo muri iyi si tubona ya Babiloni, muri iyi Babuloni. Hari igitabo cyitwa ngo The Richest Man in the Babylon, nabyo ni bimwe mu bitabo bituma abantu biteza imbere cyane. So icyo kintu cyo turimo turagenda tugana izi nyigisho z'imisozi irindwi tujya kwigisha rimwe na rimwe. Hari ibintu bikunda kubaho cyane, wenda nagiye mbona amatorero ugasoma ibintu, hari abantu birirwa kuri za YouTube za Google ugasoma ibintu ngo nuko kanaka yabyigishijeho nawe ugahita ujya kubyigisha. Ntago uzihishurirwa na agenda iri behind cyangwa se icyo uwo muntu agamije, nibiki biri mu mugongo bisunika uwo muntu kujya kwigisha biriya bintu. Ukabiterura akavuga ati nabonye yishirirwa nanjye, kwirwa ibyigisho ukajya kubyigisha. Ntago mu by'ukuri ari byiza. Nimba Imana yacu ikora dufite ijambo ry'Imana, ushobora gusoma Bibiliya Imana ikaguhishurira. Of course ushobora no kwirefera ku bandi bantu, ariko ntubyigishe telke. Nubwo wanabyigisha abantu bikabafasha ari ibintu byiza, nabyo nta kibazo. Ko Paul yavuze ngo amagambo mwanyumvanye muyabwira abagabo kwizerwa, nabo bayabwira abandi bo kwizerwa, nta kibazo. Ariko rimwe na rimwe tugomba kugira inspiration divine, kuhumekerwa kudasanzwe n'umwuka wera, abantu bagasoma bakiga bakabasha guserva abandi. Tuzagenda tubivugaho byerekeranye wenda no gutegura inyigisho ijambo ry'Imana icyo ugomba kugeza ku bantu b'Imana muri rusange cyangwa n'abandi bantu. Now ndimo ndibaza, ese iyi nyigisho koko nuko twarayimize bunguri tuyizana hano mu gihugu cyacu, tuyijyana mu karere k'ibiyaga bigari, tuyijyana muri Afrika, tuyijyana aho ngaho yaturutse, abantu bakomeza kugenda babihererekanya. Ese koko ibi bintu birashoboka? Bishobotse byaba ari byiza. Ese koko birashoboka cyangwa ni ibintu bidashoboka? Ese koko byashoboka, byagira nyungu ki ku murimo w'Imana? Inyigisho z'imisozi irindwi nizo turi kuganiraho: business, cyangwa se economy, education, entertainment, arts and entertainment, media, famille, gouvernement, cyangwa se na religion, idini. Munyedini wa mbere kabisa akaba ari umukristo. Now ibi bintu birashoboka? Ibi bintu birashoboka koko? Mbibutsa ko ku icyo gitabo cy'igisohoka cyangwa se izo nyigisho zigitangira kwigishwa muri kinyejana cya 21, izi nyigisho z'imisozi irindwi urebye zatangiranye cyane n'ikinyejana cya 21. Abantu bibaza niki gishobora gukorwa, niki ikinyejana cya 21 gitangira mu mwaka wa 2001. Yes, tangira mu mwaka wa 2001. Now umuntu yakibaza, birashoboka ibi bintu? Ibi bintu birashoboka? Birashoboka. Zigitangira izi nyigisho amadini atandukanye, Islam nayo yarazifasha. Wow, reka dufate ibintu twerekane ko umusilamu wa mbere, umugandukiramana wa mbere, umusilamu nawe yakagombye kudomina kuri iyi misozi, akaba ari umuntu hari amadini bita Abrahamic religions, Buddhism, ni n'abakristo, n'abakatolike ndetse n'abayisilamu. Nimba nibeshye, Christianisme na Katolike ndetse n'aba Islam. Yes. Hanyuma bagiye bazinjiramo cyane Buddhism, ndetse aba bantu bagenda ku nyigisho za Buddha. Ari ikiganiro kimwe nzabagezaho, naganiye n'umugabo umwe ndimo ndigisha ubutumwa bwiza w'umuyapani ari kuba mu gihugu cya Singapore. Twahuye, wizera byerekeranye n'imyizerere ya Buddha. Ni ikiganiro maranye amezi angahe Jeremy? Urashize amezi angahe? 4-5 gutyo. Ni ikiganiro ntarashyiraho ariko twagiranye, turimo tuganira ku byerekeranye n'imyizerere ye. Yari yaje inaha ngaha, duhurira ahantu hamwe, narimo nkora ikiganiro ahantu aciyeho, ndamuprovoka, turaganira. So nza kubona ko afite iyo myizerere, turaganira, ndamwaproachinga, ndamubwira ati nta kibazo. So icyo kiganiro muzakibona, ariko ari muri process yo kugira ngo arimo arumva Yesu Kristo, arimo arumva umumaro w'umwuka wera, arimo arumva umumaro w'Imana mu buzima bwe. Kuko rimwe na rimwe kubwiriza ni ibyacu, ariko gukora no ku mwuka wera. Hari yabakeneye umuntu ushobora kumubwira ati Yesu arakiza. Hari umugabo uruhura abantu, hari umugabo wavuze ngo mwese abarushye n'abaremerewe muze musange n'abaruha. Now turimo turagaruka rero kuri icyo kiganiro, muzakibona rwose, muze kwandika muri comment nimba mugishaka, kuri uwo mugabo witwa Takaki Vincent.
aba muri Singapore, ni umucuruzi ukomeye cyane. So yari yaje inahanga kuruhuka muri iriya gahunda babonayo ya visit Rwanda, umuntu akabona wow, reka njye gusura aha hantu ariko bimeze gute. Now icyo kiganiro tuzakigarukaho, nimba mukifuza mwandike muri comment section, tuzakigarukeho tureba uburyo bizera ni uburyo ameze muri rusange. Hanyuma aba bana nanone turimo turareba birashoboka, ibi bintu birashoboka. Hari ikindi kintu bagenderaho, baravuga ati mu by'ukuri mwene izi nyigisho nanone zibanda ku bintu bibiri. Baravuga bati hari message of kingdom of God, hari ubutumwa bw'ubwami bw'Imana, hakaba na message of salvation. Hari ubutumwa Bibiliya ngo ikubiyemo ubutumwa bw'agakiza, hakaba n'ubutumwa bw'ubwami bw'Imana, message of salvation ndetse na message of kingdom of God. Niko akenshi cyane nanone bakunda kugarukaho bibandaho. Now ubu butumwa bw'agakiza bukari ubutumwa buganisha ku kwizera, umusaraba, abantu b'Imana bagakizwa bakava mu byaha bakaza muri Kristo Yesu, bakakira gukiranuka kw'Imana, bakagabana umugabane w'abera, bakagendera mu gukiranuka kwa Yesu Kristo. Ngo iyo bamaze gukizwa, ngo hakurikiraho ubutumwa bw'ubwami bw'Imana, gutera imbere. Ugatera imbere ukaba umucuruzi wa mbere wo mu Kristo. None amadini menshi inahangaha yagiye afata izi nyigisho za message of kingdom of God, none bakabwiriza ubwami bw'Imana ko ari ugukonkaringa izi nyigisho cyane, ngiye kubivuga muraza kubyumva cyane, ko ari ukwigarurira iyi misozi igera muri 7 ariko abantu bari mu idini. None ya message y'agakiza ikagenda iba diluye, yaba diluye cyangwa se igenda ifungurwa, message y'ubutumwa bwiza ikabura, ahubwo hakaza message ya prosperity ariko ivuye muri izi message of kingdom of God, ivuye muri ubu butumwa bw'ubwami bw'Imana. Bagatangira kwinjira, ukabona amatorero menshi ari kwigisha ariko ntavuga ku gakiza, ahubwo arigisha dore watera imbere, singira igisubizo cyawe, singira ibi. Havaho evangile de la prospérité, ivuga butumwa rya prosperity, ryo gutera imbere, bitangaza akira ibi ngibi, gira gutya, simbuka, tera haleluya 7, dore amafaranga aje mu gikapu cyawe, amafaranga aje mu mifuka yawe, ndabona Imana ikuzamuye, ndabona ubuzima. Ni byiza kuba umuntu yazamuka, ni byiza ko ubuzima bwagenda neza, twese turabyifuza. Ni byiza abantu babeho, abana bige, abantu babyo byose bwiza buri aho ngaho, umuntu adakennye, kuko nanone ubukene ntabwo ari byiza. Ariko noneho ibi bintu bikagenda bikajya muri ayo madini n'ayo matorero cyane, cyangwa se amadini, noneho bikagabanya bwa butumwa message of salvation, iyi sozo cyangwa se soteria, message y'agakiza, bikagenda bigabanya. So hakazaho nyine izo za evangile anesthesique cyangwa se irivuga butumwa ry'ikinyani ngo twavuga, umuntu akagenda yishimye, wasohoka ugatumera nk'umuntu ukonje. Se wa muntu kwateraga haleluya ngo arabicakiye, byaje biraje, none bimeze gute kugeze mu rugo ugahita utangira. Hanga hariho n'abavuga butumwa benshi baje bigisha ibi bintu, ukigisha ibintu ariko mu by'ukuri Imana ishobora gutera imbere, Imana igiye kukuzamura, Imana irakuzamuye. Mwasohoka akakubwira ati bro wamaye 5, yamaze kwigisha ko Imana ikomeye, Imana hari urwego yamugejejeho, mugasohoka ukumva mu by'ukuri urwego rw'ibyo yigishaga bitandukanye n'ibyo yizera, cyangwa se ubuzima bayeho biragoye. Ni byiza kuvuga ko Imana ikomeye, ihamba, ishobora byose, ariko buriya kenshi tuzabivuga mbyerekeye n'inyigisho no gutegura n'ukuntu umwigisha yakagombye kuba ameze iyo uri kwigisha ibintu byagufashije. Kuko kwigisha nicyo bita impartation, atari za fake impartation tubona abantu bikubitagura hasi. Iyi impartation, ubu bwoko bwa impartation ziri mu bwoko bwinshi. Ni uburyo iyo uri kubwiriza umuntu uba umubwiriza ibyagufashije, iyo uri kubwiriza ibintu byagufashije bibasha gufasha n'abandi. Uri
gusuka wowe umwuka wawe bahoberanye n'ibyo bintu uri kwigisha, none bikabasha gufasha abandi. Kwigisha abantu kuva mu byaha utaravuye mu byaha ntabwo bishobora gukura abantu mu byaha, kuko ikibakuramo icyo wigisha buri à chaque fois tu prêches, buri gihe when you preaching uri murigisha uba n'umwuka w'abantu bakonsoma n'Imana, n'umwuka wa Bibiliya iravuga ngo umwuka wacu ahamanya n'umwuka w'Imana ko turi abana b'Imana. Iyo maze kuba compact bikaba ikintu nibyo bisohoka mu muntu. Aho ntibiba bisaba kuvuga amagambo menshi n'ubwenge bwo kwemeza abantu, naho wavuga 2 cyangwa 3 ibyo bigira imbaraga mu mitima y'abantu. Undi kibwiriza cya Petero ku munsi wa Pentecote bari mu cyumba cyo hejuru muri etage, biravuga ngo yaramanutse hasi ababwiriza amagambo, anakomeza hirya mu bindi bice agenda yo bajyaga kwiregura mu rukiko, ngo ababwira amagambo ngo abacumita imitima. Nuko ngo amagambo ya Petero yari amagambo aremereye. Nubone ibintu Petero yagiye yandika mu bitabo bye bigiye bitandukanye, ntago ari amagambo y'ubwiru n'ubuhanga butandukanye nk'ubwo ba Yohana bagiye bandika cyangwa se reka tuvuge Paulo, ahubwo yari amagambo akavuga ati nuko rero bene data wenda n'urukero dufite ijambo ryahanuwe kandi rirushaho gukomera, cyakora muzamugize neza ni muryita ngo uko rimeze nk'iki agakomeza. Na amagambo mu by'ukuri afite gusigwa kudasanzwe, afite imbaraga z'umwuka, ariko mu magambo asanzwe, kumva na magambo asanzwe, ntabwo ari amagambo yihishurirwa ngo ari guhishura umusaraba nicyo byari bisobanuye n'ikindi, ahubwo ni amagambo afite gusigwa kudasanzwe. Imana ishimwe cyane. So urumva rero mu by'ukuri izi evangile prosperite byerekeranye na za izi evangile anesthesie, abantu bakagenda bagakonja ubuzima bwabo, ariko mu by'ukuri nta gakiza atahanye ibyifuzo n'ibitekerezo n'ibindi bintu bidafite umumaro. Mu by'ukuri ni byiza ko habaho kwigisha, akabaho amaseminari, abantu ni gute bakora, ni gute bakibumbira amashyirahamwe, ni gute bakiteza imbere, ni gute wabura umumotari unakijijwe. Ni byiza. Turacyarimo turibaza ese koko birashoboka ko umuntu ashobora kudomina dominionism, nako nanone izi nyigisho bazita dominionism kuri iyi misozi 7, cyangwa n'ibintu biri utopique ni ibintu biri aho ngaho. So nibyo turimo turagenda twibaza tunaganira muri rusange. Bene data namwe mujye mutubwira, mwandike comment mutubwire ibintu bimeze gute. Bakavuga ko muri evangile anesthésique cyangwa se nizi evangile de la prospérité akenshi bizana icyo bita umwuka wo gukunda isi no gukunda iby'isi cyane kuruta gukunda agakiza no kuryoherwa n'ivomo n'isoko y'agakiza ngo unezererwe umunezero w'umwuka wera. Ahubwo biravuga ngo kuko aho ubutunzi bw'umuntu ari naho umutima w'umuntu uba. Akenshi wenda ukaba wahugira muri ibyo, muzasanga ari igihe umuntu aba yarirwa agasenga, ari umuntu ukunda Imana, ariko yamara kubona amafaranga yicara mu office yaguwe neza, agakiza cyangwa se yanyota igatangira gukama muri we. Uriya muntu uko yasengaga ko byari bimeze gutya, kuki yakamutse akavuga ati yo yambo hari ibintu tutakijyamo, hari ibyo bintu by'amasengesho yanyu. Ibintu nk'ibyo rimwe na rimwe ugasanga birahari, ariko mu by'ukuri nta muntu ucuka ku Mana. Imana ifite amanyonyi, ifite amabere duhora twonka, ijambo ry'Imana duhora turyonka, nta muntu ucuka ku Mana. Niyo mpamvu Bibiliya itwita ko turi abana b'Imana. Ntabwo bivuga ngo turi abagabo b'Imana cyangwa turi abagore mu Mana cyangwa abagabo mu Mana, ahubwo we all children of God, we all are children of God. Twese turi abana b'Imana. Abana b'Imana binasobanuye iki? Bisobanuye ko twakosa, dushobora gukosa, Imana ikadukosora, ikatwereka umurongo wo gucamo, ikadufata nk'abana, kandi ikifuza ko dukura nk'uko Petero abyandika. Ndumva ari urwandiko rwe rwa 2:3:18 avuga ngo nuko rero mukurire mu buntu bw'Imana. So we have to grow in grace. Tugomba gukura muri ubwo buntu bw'Imana twahawe. Yes, tugomba gukura muri ubu buntu bw'Imana. Imana ishimwe cyane. Now izi nyigisho birashoboka. Izi nyigisho ikibazo cya mbere ni ukuvuga ngo zijyana muri iyo spirit ya Mormonism, iyo spirit yo gukunda amafaranga, yo gukunda ubutunzi. Yesu akavuga ngo kuko Bibiliya irabivuga, aravuga ngo kuko
love of money is the root of everything, evil of everything. Love of money is what, Jeremy? Yes, thank you so much. Love of money is the root of all evil. Ni ukuvuga ngo kuko urukundo rw'impiya ari umuzi w'ibibi, mu yandi magambo. Impiya. Now, ibi bintu birashoboka. Ibi bintu birashoboka koko. Ko umuntu ashobora kuzadomina. Iyo misozi yose igera muri 7 iriho amafaranga. Iriho amafaranga, iriho ubwamamare, iriho ibyo bintu byose. Reka dusome ijambo ry'Imana turebe tugenda twibaza icyo Yesu ashobora kuba bivuzeho cyangwa se icyo Bibiliya ibivugaho. Reka turebe Luka ibice 4, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka ibice 4. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka ibice 4, turahera ku murongo wa 7. Umutwe w'amagambo uvuga ngo Yesu ageragezwa na Satani. Nuko numpfukamira ukandamya buriya bwose burabo bwawe. Turere ku murongo wa 5, umwanzi aramuzamura amwereka ubwami bwose bwo mu isi mu kanya gato. Wibuke ubwami bwo mu isi nabwo buhagaze kuri izi 7 mountains cyangwa se izi 7 pillars cyangwa se izi 7 mandate cyangwa se izi 7 molders cyangwa se izi 7 sharpers cyangwa se izi 7 mountains. Arambwira ngo umwanzi aramuzamura amwereka ubwami bwose bwo mu isi mu kanya gato. Yabumweretse mu kanya gato. Arambwira ati ndaguha ubu butware bwose n'ikuzo ryabwo kuko ari nge wabugabanye kandi mbugabira uwo nshaka. Aha mwibuke Satani arimo aragerageza Yesu, ariko agerageza Yesu nk'umuntu. Ari kugerageza Yesu nk'umuntu. Yesu yari umuntu 100%, akaba n'Imana 100%. Yesu kugeragezwa na Satani ari muri form y'umuntu, ariko umuntu wuzuye ubumana. Imana ishinga. Umurongo wa 7, nuko numpfukamira ukandamya buriya bwose burabo bwawe. Yesu aramusubiza ati, mwumve ngo mvuga kunanditse. Yesu aramusubiza ngo handitswe ngo it is written, uramye Uwiteka Imana yawe aba ariyo ukorera yonyine. Mu yandi magambo, utaramije Uwiteka Imana yawe waba uri kuramya ubu bwami. Reka turebe Luka ibice 4 mu Cyongereza uko havuze. Umurongo wa 7 dore ku wa 6. And the devil said unto him, ku murongo wa 5, and the devil taking him up into a higher mountain showed unto him all the kingdoms of the world in a moment of time. Aramuzamura mugahe mu gihe runaka. And the devil said unto him, uyu mubi aramubwira ngo, all this power will I give thee and the glory of them, ngo nono ngo ubu bwami ndabuguha ndetse n'icyubahiro kiburimo n'ikuzo riburimo, for that it is delivered unto me, kuko narabugabanye bwarampawe. Mwumva ibi bintu, bwarampawe. Mu yandi magambo, niwe murage wanjye, nibwo nagabanye. And to whosoever I will give it, ngo ndetse no kuwari we wese nabuha. Cyongereza bavuze neza, and to whosoever I will give it. Bwaragabanywe nanjye, bwarampawe, narabweguriwe, ndi gisonga muri bwo, ndetse keretse n'undi nabuha. And to whosoever I will give it. And though, ku murongo wa 7, this is King James version, and if thou therefore will it worship me, and all shall be thine. Nuramuka noneho undamije wikubise hasi ukandamya, ndabuguha. And Jesus answered
and said unto him, Yesu aramubwira ngo, get thee behind me, mva inyuma Satan, get thee behind me Satan, for it is written, ngo kuko byanditswe. Mva inyuma, abanje kubwira inyuma, kuko handitswe. Mu yandi magambo bigiye kuza nibyo bigusubije inyuma. Imvugo binyuma, kuko mfite impamvu yo kugukura inyuma yanjye, mfite impamvu yo kukubwira mu magambo uri kunyongorera. Dore impamvu, for it is written, thou shalt worship the Lord thy God, and him only shalt thou serve. Ngo kuko byanditswe ngo Uwiteka Imana yawe ari uzakorera kandi ari uzikubita imbere. Imana ishimwe cyane. So ese ibi bintu birashoboka? Turimo turibaza ibi bintu birashoboka gukorera kuri imisozi 7. Murabona ibi byanditswe birimo biragaragaza ko mu by'ukuri bigoye ndetse bisa nkaho ari utopi. Ni ibintu biri utopike, ni ibintu bidashoboka, ni ibintu bitagaragara mu maso y'umwana w'umuntu, cyangwa se mu kirere cy'umwuka ko uyu muntu ashobora kuragwa imisozi mu Kinyarwanda cyiza baravuga ngo akayubararaho, akayihagararaho, akayibyimba, akayuzura. Ari muri iyi si mu bwami bwa Satani, the kingdom of Satan that has been delivered unto Satan. Ni gute ibi bintu bishoboka? Kuba babijyaho ni byiza, ariko se agenda iri behind si ugukura abantu ku Mana kugira ngo badafokasinga kuri message of salvation of soteria, bagashyira amaso yabo kuri za nyigisho zigabanya zifungura ubwami bw'Imana, message ubwami bw'Imana y'ubutumwa bwiza, ahubwo babajyana abantu kurarikira no gukunda izo mpiya z'ibyisi. Iki kintu cyo turi kwibaza. Reka turebe ikindi cyanditswe. Turebe Matayo ibice 22. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Matayo ibice 22. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Matayo ibice 22, duhere ku murongo wa 36. Bibiliya ivuga iki? Bibiliya iravuga ngo, mwigisha itegeko rikomeye mu mategeko ni irihe? Nawe aramusubiza ati, ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'ubwenge bwawe bwose. Iryo ni ryo tegeko rikomeye ry'imbere. Nuko ngo ukundisha Uwiteka Imana yawe, ukundishe Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'ubwenge bwawe bwose. Iri ni ryo tegeko rikomeye ry'imbere. Ni itegeko mu by'ukuri rigoye, rikomeye. Iri tegeko ryo gukurikira umwami Imana. Ariko icyo Bibiliya iri kutwereka niki? Irimo iratubwira ngo tumukundishe Uwiteka. Tubwira ko byose dukwiye kwimarira mu Mana, dukwiye kwimarira mu Uwiteka. Nta kindi kintu Yesu arimo aratwereka. Mwigisha ni irihe tegeko rikomeye? Bibiliya iravuga ngo Enoki yagendanye n'Imana, Imana iramwimura. Ntago bagendanaga ngo amaguru ku maguru, kuko Imana ntago ibirenge byayo bigendagenda hano mu isi, ariko hari presence yayo, hari ukubaho kwayo, hari panimu yayo igendagenda mu isi mu bantu bayo, mu mitima yabo, mu bwenge bwabo. Biravuga ngo nzatura muri mwe, ni Uwiteka yavugaga, ngendere muri mwe, muzambera abakobwa mu mbere n'abahungu, nzitwa Imana yanyu. Mu yandi magambo, Enoki ibitekerezo bye bihozaga ku Uwiteka, yabyukaga ahoza ibitekerezo bye ku Uwiteka, yabyukaga imitekerereze yose yari ku Uwiteka, agendera mu kubaho kw'Imana. Ibyo atekereje byose akabitekereza nkaho Uwiteka yakagombye kuba bitekereza. Yibuzaga ikintu icyo aricyo cyose. Tuzabireba ku bantu bakomeye Imana yatangiye ubuhamya muri aba bantu batatu, ngo bagendeye gukiranuka kwabo nibo yo bzavinze. Iravuga ati aba bantu bonagambiriye kurimbura isi cyangwa igihugu runaka, nkabonamo aba bagabo. Bibiliya Imana irirahira iravuga ati na igihugu nakirimbura, igihugu nakirimbura pe kikaba umusaka, ariko
aba bagabo batatu gukiranuka kwabo, their own righteousness, gukiranuka kwabo kwarokora ubwabo bugingo. Nzababwira abo bagabo batatu Imana yatangiye ubuhamya kuva isi yabaho, ibatangira ubuhamya. Abo bagabo batatu muri Bibiliya yose ibatangira ubuhamya, n'abagabo nabo babanye n'Imana bo ku rundi rwego bitewe na situation bari barimo, baba ku ngoma z'abami batandukanye, ariko abo bantu bakagaragaza kugendana n'Imana, kugendana n'Imana, kugendana n'Imana. Kugendana n'Imana ntabwo ari ukwitera intambwe nawe ukagenda mu ntambwe z'isi, ni mu mitekerereze yawe. Paulo yandikira Abaroma ibice 12:2 aravuga ngo nuko muhinduke mugize imitekerereze mishya. Bire Kinyarwanda avuga ngo mugize imitima mishya. Imitima ni imitekerereze, ni mind. But be ye transformed by the renewing of your mind. Muhinduka ariko imitekerereze yanyu ihinduke ikorweho. Zaburi 119 umurongo w'105 Bibiliya avuga ngo ijambo ryawe nitabaza, ni umucyo uvira mu nzira yanjye. Mu yandi magambo, tugenda muri iyo nzira, muri iyo ntambwe kugendana n'Imana, tuyoborwa n'ijambo ry'Imana uko bukeye nuko bwije. Imana duhe kuyoborwa nayo, kuyoborwa n'ijambo ryayo, dukomeze turigendereho. Turimo turareba iyi misozi 7 birashoboka koko ibi bintu. Izi nyigisho za Bill Johnson ndetse n'uyu mugabo Lance Wallnau, birashoboka koko ibi bintu birashoboka. Yesu twabibonye avuga ngo mu by'ukuri Satani arimo amubwira ngo wapfukamira ukandamya, ngo ntabwo ubutware bw'isi, ngo kandi narabuhawe. Ni ibintu bigoye cyane kandi bikomeye cyane. Ni ibintu bigoye cyane kandi bikomeye cyane. Reka turebe inkuru nkunda iba muri Luka. Ni inkuru itubwira amateka akomeye cyane. Yesu avuka, hari umugabo wari ku ngoma ubwo Yesu yavukaga. Uwo mugabo bivugwa ko yayoboye mu mwaka wa 63 mbere y'ivuka rya Yesu Kristo, kuko bivugwa ko Yesu Kristo yavutse hagati y'umwaka wa 6 cyangwa se umwaka wa 4 mbere y'ivuka rye. Mbere y'ivuka rye. Ubwo tugendeye ku giteranyo cy'ibihe, mbere y'ivuka rya Yesu Kristo na nyuma y'ivuka rya Yesu Kristo. Akabaho mbere, yavukiye mu isezerano rya kera Yesu, birumvikana usomye mu Galati ibice 4. Twagiye tunabivuga. So avuka Yesu hagati y'umwaka wa 6 n'umwaka wa 4 mbere y'ivuka rye, ariko mu myaka 63 mbere y'ivuka rye hariho umugabo witwaga Kaiser Augustus cyangwa se Kaiser Augustin. Luka ibice 2 tubona kuvuka kwa Yesu Kristo. Nuko muri iyo minsi itegeko riva kwa Kaiser Augusto ngo abo mu bihugu bye byose bandikwe. Uko niko kwandikwa kwa mbere kwabayeho Kureniyo ategeka Isiriya, bose bajya kwiyandikisha, umuntu wese ajya mu mudugudu w'iwabo. Arimo aravuga uyu mugabo nibwo yaratangiye kwandika Kaiser Augusto ngo abo mu bihugu bye byose bandikwe. Abo mu bihugu bye byose bandikwe. Nuko uyu mugabo yari emperor cyangwa se empereur. Nuko ngo ni umwami w'abami. Bayoboraga ibyo bita mu Kinyarwanda kiza impugu. Bayoboraga impugu nyinshi. N'abaruganzu n'abami b'i Rwanda bakera bayoboraga impugu. Bajyaga kumva ngo u Rwanda rwa Gasabo, u Rwanda rwa hehe, u Rwanda rwa hehe.
rwabaga ari ahitwa mu Kinyaga, hitwa hehe, nizo mpugu bahuzaga, nacyo cyabaga ari nk'igihugu, habaga ari ahantu hanini hagari cyane, hafite umutware cyangwa se hafite Yesu umutware wahayoboraga. Twavuga ko nk'aba Herode bari nk'abatware tubigishyize mu Kinyarwanda cy'ubu ngubu. Birumvikana Herode yari umwami, usibye ko ntabwo ari Herode, buriya nayo ni titre royale, cyangwa nk'uko Kaisari nawe ari titre imperiale, ni ukuvuga title y'ubwami bw'abami, kuko hari ba Augusto, hari aba empereur batandukanye babaye nk'aba Constantin, bi Constantinople, ba Tiberius n'abandi batandukanye, hari ba Herode, ba Antipa n'abandi bagiye batandukanye, ni kimwe n'abafarao, ni nkuko twavuga abami. So Herode nawe uri muri Bibiliya, Herode ubundi yari titre royale cyangwa se intuza izina rya cyami, kaba ari Herode kanaka, Herode kanaka, Herode kanaka. Kaisari rero uyu nguyu yari Kaisari Augusto, bamuvuze muri Luka ibice bibiri. Uyu mugabo rero mu by'ukuri urebye ukuntu Yesu yagendaga abana n'aba bagabo, uyu mugabo wabaye mu mwaka wa 63 mbere y'ivuka rya Yesu Kristo, apfa mu mwaka wa 14 nyuma y'urupfu rwa Yesu Kristo. Akaba kandi ari umwe mu bagabo bagize ubwami bwaranzwe n'ingoma y'amahoro, ubwami bwabo imyaka 45 ayobora, ntago yari imyaka mibi, numwe mu bami babaye successful cyangwa se bagize ku bintu byiza byinshi. So muri iki gihe rero urumva ko uyu mugabo ntago Yesu yigize abasagarira. Yesu yabanaga neza nabo, babaga bazi ngo n'umwami wibereye mu bundi bwami, ufite ibyo arimo by'amadini ye, ko babyitaga, nabo bibereye mu bwami bwabo. Rimwe na rimwe nibahangayike, nibagira ute, uretse abatambyi bazaga kubateranya ku bami, bakabateranya. Usiye ko no kubonana na Yesu bisa nka wenda uyu nguyu yari hejuru cyane. Yesu yabonanaga wenda na ba Herode n'abandi bari aho ngaho basi bayoboraga amami we ayobora ubwami bw'ubwami. So urumva rero ikintu Yesu ntago yazaga guhangana na ba Herode, ubwami bwe ntago bwari ubw'isi, ntabwo mbyukuri. Reka turebe nka Yohana ibice 18 umurongo wa 40. Yohana ibice 18 ubutumwa bwiza. Tugiye gusoma, turimo turagenda twibaza kuri iyi misozi igera muri 7. Ese ibi bintu birashoboka? Ibi bintu birashoboka ko abana b'Imana bashobora gukonkaringa, bashobora kwigarurira iyi misozi 7? Ese Yesu nibyo yadutumye? Yesu nicyo yavugaga? Umurongo wa 36 ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana ibice 18 umurongo wa 36. Bibiri ivuga iki? Biravuga ngo Yesu aramusubiza ati, ubwami bwanjye si ubw'isi. Iyaba ubwami bwanjye bwari ubw'isi, abagaragu banjye barwanye ngo ntahabwa abayuda, ariko noneho ubwami bwanjye si ubw'ino. Pilato aramubaza ati, none ga uri umwami? Urumva ba Pilato, ba Pontiyo Pilato nabo bayibazaga, bakavuga se abantu uko ari kutubwira ngo uyu muntu ni umwami, ngo uyu muntu ni iki, ngo aje kudutwara ubwami? Ese aba batambyi aba ntibatubeshya, n'abanditsi bose ntibatubeshya? Hambwe ati ubwami bwanjye si ubw'isi. Iyaba ubwami bwanjye bwari ubw'isi, abagaragu banjye barwanye ngo ntahabwa abayuda, ariko noneho ubwami bwanjye si ubw'ino. Pilato aramubaza ati, noneho ga uri umwami? Yesu aramusubiza ati, wakabimenye ko ndi umwami. Iki nicyo navukiye kandi nicyo cyanzanye mu isi, ni ukugira ngo mpamye ukuri, uw'ukuri wese yumva ijwi ryanjye. Pilato aramubaza ati, ukuri ni iki? Amaze kubivuga atyo aherako arasohoka, ajya aho abayuda bari, arababwira ati, ngewe nta cyaha mubonyeho. Icyakora mufite umugenzo uko mbabohorera imboho imwe mu minsi ya Pasika. Mbese murashaka ko mbabohorera umwami w'abayuda? Ariko bongera gusakuza bati, siwe dushaka, ahubwo tubohorere Baraba. Uwo yari umwambuzi, niko Bibiliya ivuga. So bashakaga buri gihe kumuteranya, ariko akamubwira ati, ngewe ndi umwami, ariko ubwami bwanjye si ubw'ino. Ubwami bwanjye si ubw'ino. Yesu yari afite ubundi bwami butagaragara. Ni ubwami itorero rihagazemo uyu munsi wa none, ni ubwami abizera Kristo bahagazemo. Yesu arabwira ngo
you are in the world but you're not of the world, ngo mbashize mu isi, muri mu isi ariko ntimuri ab'isi. Mu yandi magambo mufite indi si mutuyemo. Hari ikindi kirere itorero ririmo. Itorero n'abizera Kristo by'ukuri, abakiriye gukiranuka kwe ariko babarizwa mu muryango wabo bana b'Imana baba muri icyo kirere. Nubwo bari mu isi, birenge byabo biri ku butaka, amaboko yabo arakora, akanwa kabo karavuga, ariko ntabwo ari ab'isi, n'ab'umwami. Itorero niho wumva ngo itorero ri mu ibanga. So Pilato aramureba, aramubwira ati ariko ubundi ukuri ni iki? Amubaza mu kilatini, aramubwira ngo quid est veritas, qu'est-ce que c'est la vérité, what is the truth? Ukuri ni iki? Ukuri ni iki? Aramaza ngo ukuri ni iki? Amubaje ngo ukuri ni iki? Naratangaye cyane. Bibiliya itwereka ko Yesu yari icecekeye, yaramwihorera, nta kindi kintu yamusubiza. Ariko Pilato ngo asohoka yemeye. Mu yandi magambo yaravuze ati mpuye n'umugabo. 18:36. And Jesus answered, my kingdom is not of this world. Ntabwo ubwami bwanjye ari ubw'isi. If my kingdom were of this world, then would my servant fight that I should not be delivered to the Jews. But now is my kingdom not from hence. Pilate therefore said unto him, art thou a king then? Jesus answered, thou sayest that I am a king. Urabyivugiye ndi umwami. To this end I was born, and for this cause came I into the world, that I should bear witness unto the truth. Everyone that is of the truth heareth my voice. Naraje, navukiye kugira ngo mpamye ukuri. Ndetse everyone that is of the truth, ukuri wese yumva ijwi ryanjye. Imana ishimwe cyane ko abukuri bose bumva ijwi rya Yesu iyo risohotse, iyo rivuzwe. Pilate said unto him, what is the truth? And when he had said this, he went out again unto the Jews and said unto them, I find in him no fault at all. Nta kibi mubonyemo, nta makosa bimushinja, sibyo. Ngibyo nguko rero mu by'ukuri iyi misozi 7 kuri njyewe bigaragara nk'ibintu biri itopike, na muraza kutubwira. Nizera nemera yuko ushobora kuba umucuruzi ukiranukira Imana, ushobora kuba umuganga uvura neza, ushobora kuba umunyamakuru w'umukristo kandi ubwiriza, uvuga Imana, usobanura Imana, ariko nibigira ku kintu cya dominion, kuganza mu isi, biragoye cyane. Icyakora waganza mu isi yaba urimo urakurura uzana kuri Kristo. Waganza mu isi muri icyo kirere urimo urakurura abantu, bakavuga this man is influential. Ari influential ariko muri ya sector arimo arazanamo abantu, muri ya sector arimo arazanamo abantu, muri icyo cyanya arimo arazanamo abantu. Uriya muntu ni entertainer, no aba muri entertainment ariko afite ubwami bw'Imana. Mu rugo we hari ukuntu yimpacting abantu, hari ukuntu asobanurira abantu, hari ukuntu umugezeho wese abasha kuvuga ati uyu muntu mubonyemo Imana. Ntabwo azasakuriza kuri wa musozi, ahubwo ari kizasakuza muri we. So muri guverinoma hari abakozi Imana barimo, hari ministry barimo, hari abayobozi runaka barimo bizera Imana, ariko biragoye ko uwo muntu azagera au top agakomeza ku influence. Kubera iki? Systeme y'isi, systeme mondaine nkunda kuvuga, iyoboye isi izamumira. Hari ibyo atazakora, ndetse ari ibyo izamutegeka kandi asanga ntiyabishobora, ariko azagerageza kuganza muri famiye ye, azaganza mu bo bari kumwe, azaganza mu bo bakorana. Rimwe na rimwe nanarengera birangira iby'ubuzima bwe, ariko biragoye ko yaba au top.
politicien, un vrai politicien, uyu mupolitician uri ku rwego rwo hejuru akaganza akaguma aho ngaho biragoye cyane, biragoye kuko ubwami bw'Imana ntabwo bushobora gukorana n'ubundi bwami bushobora kuba buri ku influence isi, ntibishoboka. Ibintu niho mbona ko biri topic. Umucuruzi runaka ugeze miliyari y'amadolari kuri konti bazayabloka pe, bazayabloka. Birasaba kuyanyanyagiza mu miryango ifasha abantu n'iki rimwe na rimwe banashyiremo ama agenda yabo n'ibindi bigiye bitandukanye. Si bisobanuye yuko utagomba korera impiya uzirundarunde uziyobore ntizikuyobore, utunga amafaranga ntagutunge ngo hari ukuntu bajya bavuga ngo amafaranga ngo ni a good servant but a bad master. Money is a bad master but a good servant. Yagukorera ibintu byiza ariko ntago yakubera umuyobozi. Nta kindi kintu cy'umuyobozi wawe. Umuyobozi wawe ni Holy Spirit, ni umwuka wera, niwe muyobozi, ni umujyanama. Bibiliya avuga ngo nuko umwana yatuvukiye azitwa umujyanama, azitwa Imana ikomeye, azitwa igikomangoma. Imana ishimwe cyane. Bisa naho bigoye ko wayobora ukagera ku gasongero mu idini. Abantu benshi buriya bayoboka inzira za Satani baba ku musozi w'idini, ni abantu bazamuka bakagira hejuru, noneho amafaranga akabatwara n'ibindi bintu bikabaganza, bagatangira kumva andi majwi araza agafungura ibintu byabo. Abakozi Imana benshi bagiye bajya kwa Satani ntabwo ari abantu boroheje bari cheap, ni abantu nabo baratangiye bari faithful cyane ku Mana, uko bazamuka cyane bagafatwa n'umwuka wa pride, kwishyira hejuru. Tuzabivugaho mu biganiro bitaha. Agatangira kuba umukozi wa Satani. Satani ntabwo ashobora gukoresha umuntu uwayawaye uri aho ngaho, wirirwa uri aho ngaho utanafashije no mu gakiza uri aho ngaho. Bariya badiringwa n'abadayimoni n'imyuka iri aho ngaho, usibye kubibona ko ari n'abantu bayo. Areba wa wundi ubikomeyemo, ntabwo ashobora nawe kureba umuntu woroshye. Ingero ni nyinshi muri Bibiliya, ba Salomo n'abandi batandukanye bagiye basa nkaho bakoreshwa na Satani ariko bikarangira ubuzima bwabo bugarutse ku Mana. Ni byiza niba ubonye umukozi w'Imana wamaze kumushidikanya inshuro nyinshi, musengere kugira ngo Imana imugarure mu murongo. Salomo gute? Ashatse abagore 700 n'aba concubine, aba shoreke zigera muri 300, barenga 1000 cyangwa se 1001. Abo bose abagore cyababaje Imana ntabwo ari uko yashatse abagore benshi. Icyambere no kubara abanyamahanga, icyakabiri gushaka umunyamahanga byasobanuraga yuko ugiye no kuyoboka Imana zabo. Ikintu cyababaje Uwiteka kuri Salomo cyane nuko yatangiye kubararira ibigirwamana byabo bagore yarashatse. Uzareba ingero nyinshi, nk'umwami Ahabu, umwe mu bami b'ibicucu Isirayeli yagize. Ahabu na Yezebeli umugore we yari umunyamahanga, atangira kujya ajya mu bigirwamana by'abanyamahanga. Ibyo byagiye biba ku bakozi Imana bagiye batandukanye. Ariko cyabaje Imana, urumva umuntu wakoreye Imana Salomo, umuntu wamenye Imana ya se Dawidi, akajya kubararira ibigirwamana. Byari ibintu bibabaje, ariko finally ubuzima bwe bwagenze neza, ko bwagenze neza ubuzima bwa Salomo. So biragoye rero kudomina kuri iyi misozi. Religion, umuntu dominye wa mbere uri hejuru mu isi muramuzi, ni Francisco ubungubu papa. Ni ku musozi w'idini ni uyoboye. Education ninde uyoboye? Murabaza abayoboye ku musozi wa education ni bande? Ninde uyoboye muri business? Muramuzi umuherwe wa mbere. Murebe behaviors ze n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Ubu bari kubaka ubuvumo byo bita ama bankers zo kuteza ibisasu n'ibindi bintu
kirimbuzi ku isi niho bazahungira imyumvire n'imitekerereze yabo, naho ngaho iri. Famiye biragoye cyane ku musozi wa famiye, Satani arimo arawusenyagura, abana b'abapasiteri biki bimeze nabi, ariko ibyo ntabwo byakora ko nanone habaho kwigisha n'umuntu ushobora kugaragaza influence, ariko biragoye aho hantu barakuzibira ku rwego rudasanzwe, ariko mu bihererekanya abantu bakiga ku misozi y'imiryango n'ibindi bigiye bitandukanye mu ngo, abantu bakiga, ariko kuzamuka ngo ngewe ni ngewe top kazenguruka ahantu hose ni byiza nabyo, ariko biragoye kumenera muri systeme iyoboye isi. Uturutse he? Winjiye uturutse he? Ko dukora inama za Bilderberg, dukora inama z'aba Framason, worinde uri iki? Hagati ubwami bwanjye si ubw'isi. Wibuke Satani yambwiye ati wapfuka mukandamya ko nago ubwami bwarampawe. Yes, muri entertainment biragoye, muri media biragoye cyane, ariko ntibisobanuye ko twagerageza no kugerageza gufasha abantu hamwe n'umwuka w'Imana no kudufasha, ko ntabwo yaduhamagariye kuza ngo reka nkore iyi statement mu Cyongereza. Kingdom of God, Christ kingdom does not expand in conquering, yet in spreading love of God, grace of God, salvation. Ntabwo ubwami bw'Imana bwaguka habayeho yuko tugiye kwigarurira imisozi, ninjye mu business wa mbere, ni man wa mbere, nitwe ba businessmen ba mbere, nitwe muri education tuyoboye, nitwe muri media tuyoboye. Ntabwo ariko ngo ubwami bw'Imana bukora. Ubwami bw'Imana nuko bwaguka, ntabwo bwagukira muri uko gufata utwo dusozi n'imisozi nkuko bivuga, ahubwo bwagukira mu gutangaza ineza y'Imana, mu gutangaza agakiza. Abantu b'Imana bakaza mu gakiza, bakinjizwa mu kindi kirere, bakinjizwa mu bundi bwami, bakinjizwa mu bundi bwami. Tugira urukundo, dukundane, dutangaza ineza y'Imana. Abantu barikunze, bahugiye muri izo mpiya, bahugiye muri ibyo bintu byose, ntibagikunda Imana, ntibagikunda n'abantu. Murasengana n'abantu ntibagukunda, baragambanirana abantu mu rusengero kubera izo nyigisho zagiye zibakorompa, abantu bagakunda ibyo bintu kuruta abantu. Abantu bakunze ibintu kuruta abantu, abantu bakunze ibintu kuruta abantu. Murasengana n'umuntu ukareba urwego ariho ni rwiza, yateye imbere, yatejwe imbere, ariko hari abantu b'abakene bari mu itorero, ashobora kubegera akabafasha mu kuzamuka, akabaganiriza. Waba ufite akazi, biravuga ngo ugire neza, ariko wite cyane cyane kuba mu nzu ya so. Nimba ufite company ifite imyanya runaka y'abantu, wenda bitari buze gusaba ku isoko kugira ngo hatazamo wenda za nepotism n'ibindi bigiye bitandukanye, kimenya n'ikene wabo n'ibiki, ariko ushobora kubwira umuntu uti wazaje ukadepoza ku kazi ko ari umwanya w'akazi, umuntu nawe akabona. Musengana, umuntu muricara mugasangira igaburo mu rusengero, ariko ntimusangiye ubuzima. Ko umukecuru wicaye aho ngabona yambibona, turawe usanye umuntu wajya gusuza nk'abantu bariyo jye bihorera. Umukecuru umuntu uri gukoropa urusengero kabati nzaza ngufashe tworopane, ukagenda ukamuganiriza. Abandi umuntu naracaho ndaracaho, nta urukundo rwashize mu bantu. Ari inyigisho n'ibindi bintu by'ubwenge bw'isi byagiye bikamura abantu, ariko mu by'ukuri urukundo rurakenewe. Ntuzi ngo uwo muntu mwicaranye akubwira ati suza mugenzi wawe, ukamusuza ariko utanamureba mu maso. Umukecuru kana fresher afite ngo naki ni boroshe naki, wamuhaye korugate se nawe akiborose. Murasangira igaburo, murasangira amaraso ya Kristo, murasangira umubiri wa Kristo, ariko ntimusangiye ubuzima. Ntushobora no kumusigira agahumbi ngo nawe yibereho, ushobora no kumusigira senyusa byibura ngo nawe uwo munsi uramire. Byibura yaje mu rusengero, yaje kumva Imana kugira neza, ariko muhamagare. Nimba ufite 10,000, umuhewe 1,000 byibura, mutumire ku isabukuru. Abakire mu rusengero baratumirana bitewe n'ibyiciro barimo. Uzasanga gerandi mu byumba by'amasengesho bari kwegerana, bagiye kwizengera. Abandi hari ibyiciro mu rusengero, hari ibyiciro by'ubudehe mu rusengero. Aba naba hari intebe zicaraho abakungahaye. Abantu urukundo rwashize mu bantu, urukundo rwashize mu bantu. Amasabukuru y'abana hari abo batatumira, gushyingira hari abo batatumira,
hari abagenewe invitation, hari abataragenewe invitation, hari abubwira n'umunwa, hari abuhereza invitation bitewe n'icyo umutagetingamo. Urukundo rwarakonje mu bantu. Amafaranga abantu bazayasiga, amafaranga abantu bazayasiga, ibintu abantu bazabisiga, ntawe bashyingurana ibintu, ntawe bahambana ibintu. Mu yandi magambo, reka dusome mu Kuva, igitabo cyo Kuva cyangwa se mu Kamisiri ibice 20, ibice 20, dusome ku murongo wa 3. Biravuga ngo ntukagire izindi mana mu maso yanjye, ntukagire izindi mana mu maso yanjye. Imana mu maso y'Imana, ntukagire izindi mana mu maso yanjye. Imana arimo ibibwira ubwoko bw'Abisirayeli. Imana ishobora kuba amafaranga, icyo ushyizeho umutima cyane, ibyo byose bishobora gukura umuntu ku Mana. Reka dusoreze mu byahishuriwe Yohana ibice 2 umurongo wa 4. Byahishuriwe Yohana ibice 2 umurongo wa 4, biravuga ngo ariko rero mfite icyo nkugaya. Yarimo avuga ati mfite icyo nkugaya, nuko waretse urukundo rwawe rwa mbere. Nuko ibuka aho wavuye ukagwa, wihane ukora imirimo nk'iya mbere, kuko nutabikora nzaza aho uri nkuri igitereko cy'itabaza cyawe ahacyo nutihana. Paulo yarimo Yohana Imana imuhishurira ari ku kirwa cy'Ipatimo. Yesu Kristo arimo amuhishurira iby'itorero ry'Efeso, aramubwira ngo waretse urukundo rwa mbere. Dukeneye kugaruka kuri urukundo rwa mbere, urukundo rwo gukunda umukiza, urukundo rwo gukunda Imana, urukundo rwo kwimarira mu Mana. Iyo umuntu akizwe, iyo umuntu yakiriye agakiza, umuriro aba afite, urwo rukundo ni rwo ukongeza kuri bene so, kumva ntiwamugirira nabi, ukamukunda, ukamuba hafi. Tugaruke ku rukundo rwa mbere, twongere twonka amashereka ari mu rukundo rwa mbere, twongere twibuke ibihe. Biravuga ngo ibuka aho wavuye ukagwa, wihane. Kwihana ni iki? Metanoia, guhindura intekerezo zawe, kwisubiramo, kwiyinira. Ngo nuko umwana w'ikirara aricara ari mu gihugu cyakura, amaze kwayisha ibyase, arangije yitekerezaho, aravuga ati ariko nsubiye kwa data, abagaragu ba data bari. Icyo kintu yarimo arakora nicyo cyitwa metanoia, kwihana, gusubira ku isoko, kavuga ati nawe ndagarutse. So Imana ibamugisha, ikomeze kubana namwe. Urukundo rwa mbere ruganze muri mwe, mukundane cyane, urukundo ruzira uburyarya, ntimukagire izindi mana mu maso y'Imana. Umuntu wanyu w'imbere abe activated, yongera abe refreshed, yongera asubizwemo imbaraga, yongera abeho, yongere atohe nkuko ikime gitosa ubwatsi. Uwo muntu yongera atohe w'imbere wawe. Ugira urukundo, ugire gusabana, ugire neza, kuko iby'ibiko Bibiliya ivuga ngo mwigane Imana nk'abana bakundwa. So iyi misozi 7 rero tugikorereho, umwansenya, umwarimu mwiza, umuganga mwiza, ariko kandi utangaza neza y'Imana. Vuga ubutumwa hariya hantu uri. Ubutumwa twahawe cyangwa se Great Commission, Yesu avuga ngo nuko mugende mu mahanga yose. Kujya mu mahanga yose mubwiriza abantu ubutumwa bwiza, bizera mu batize, wigisha kwitondera n'iki. Ubutumwa yaduhaye bwo kujyana mu mahanga yose, mu cyongereza bavuga and go into all nations, mujye mu mahanga yose. Nation, ijambo nation risobanura ethnos cyangwa se ethnos bisobanura ubwoko, mujye mu moko yose. Ariko iryo jambo amoko yose ni no gusobanura mu Kinyarwanda cyiza babyita amuga.
hari umuntu ukora umwuga runaka, nimba ari umukanishi, jya mu bakanishi. Nimba uri umukanishi ukijijwe, ubabwiriza inkuru nziza, baramuri ufite amasupana, mufite amajeki, muganire, bajye bumva impumuro y'agakiza yawe, baganiriza, ubabwire yuko hari iherezo ry'ubuzima, kandi iherezo rizaba ryiza kuri muri Kristo Yesu. Nimba uri umuganga, iyo ni etinos yawe. Aho muri etinos yawe y'ubuganga, ganiriza abo bantu. Nimba uri umushoferi, ganiriza abashoferi. Nimba uri umumotari, nimba muri handi mutegereje abagenzi, baganize. Nimba uvuye kwikorera agataro, hari ahantu uvuye kurangura amacunga, ganiriza uwo mubyeyi, muhesubizemo ibyiringiro, mubwire ko ubuzima buhari, urwego rwose rw'ubuzima urimo, aho ngaho uri Imana yaguhaye mu kazi kawe, ni etinos yawe, ni amahanga Imana igushyize imbere. Si uko uzavanga ukajya muri Senegal, Dakar, cyangwa se ukajya Yamoussoukro muri za Côte d'Ivoire, cyangwa se ukajya muri za Somaliland n'ahandi hagiye hatandukanye, za Malawi na za Quebec. Oya, si uko uzajya muri ayo mahanga. Nabo muhuriye mu itangazamakuru, naho ngaho uri, bimpumuro y'umusaraba, bimpumuro y'agakiza, aho ngaho. Iby'imisozi 7 muratubwira namwe uko bimeze. Imana ibamugisha, ukuboko k'Uwiteka kwiza kubabeho, muhahe, muronke, mwunguke, mwaguke mu Mana, ubuzima bubakurikire. Yesu niwe buzima, bwinjire muri mwe, muhinduke. Imana ibamugisha, turagushimiye Mana ihambaye, izina ryawe rihabwa icyubahiro Mwami. Reka iri joro ry'igicuku cy'umwijima abantu barivemo, babashe kumva icyo uvugana n'amatorero mu isi ya nyuma Mwami. Umucyo wawe usendere, usakare mu mitima y'abari bateze amatwi, banareba, banumva iki kiganiro. Mu izina rya Yesu ubaha umugisha, bazakomeza kudukurikira, abazakomeza gusakaza iki kiganiro, bagisharinga ahantu henshi hagiye hatandukanye. Urakoze kuko uri umwami mwiza, urakoze kuko uri umwami mwiza, Mana y'ukuri, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ibamugisha cyane. May God bless you so much. Imana ibagirire neza.